Ndabasuhuje bene Imana bene rubangukana bigwi mwebwe dusangira isano mwebwe dusangira amaraso adasaza mwebwe dusangirira kumbe imwe ntiducurane ndaje rubangukana bigwi rwa rutigembwe ubukombe butari ingembe agati gaturi kumuriro kakaruteco mugambe meshe guhiga nkeza ndegekano cy'imfizi ndaje rukwerwe umwari usakarana inkubito nyiri ngoma ndico muri cumbikira abacumbitsi ubwo bane hari igihombe babanje ko bisunga imbere ndakwica ntakurashe ndakegera nkagera icoro ry'ingabo mu byano kariyambira basige bati umusore ni igikaka bati mu muharire kuduhavya maze nanjye ndabahavya nakandagira isigati gito umwanzo ngo nicyaga ku mutima akagira ngo agiye kurigita abo twabyirukanye bakunze kuvuga ko intambwe zanjye ari z'ubukaka ubukwere mbona namubyirukanye ntabwo ari nigize ubu ngubu ariko ndi nyamibwe bufundu ngeranije bo kwijanja banyita rudatinya mwene ntabwo barujyaga n'ingoma ndi umuronkwana ni abanzi nitwa Kubana Pacifique wa Sengimana wa Ruberandinda rwa Rwatambuga iwacu ni mu bufundu munsi y'umusozi wa Nyakayaga hahandi mu mfura zifungura hahandi usanga inyange zinyagiranwa n'inyambo hahandi usanga amarwa ashengura intango maze nanjye nkagira ni Imana izo niwumva mvuga mu bufundu mu mfura zifungura burya ngo nta mfura zirya ngo harya impyisi n'ibisamago niyo mpamvu iwacu rero naho ngaho ndabakeje rero ndabaramukije murakagira Imana. Uyu munsi rero ndagira ngo mbarabukire kandi nongere mbizihire muri uyu mwanya mwiza mwarambwiye muti rubangukana bigwi uzashake umwanya mwiza wongere ugaruke ku nka wongere utugeranjurire hambere h'abanyarwanda gakondo k'abanyarwanda cyami inka burya ngo inyambo zari z'umwami atari ku bundi zorwaga zite. Uyu munsi ndaje kugira ngo mbikuvire imuzi byose ubisobanukirwe umenye uko byakorwaga umenye ababikoraga maze nawe wizihirwe. Tangirana ikiganiro natwe uraza gusoza usobanukiwe byinshi byimbitse ku mateka y'inyambo mu Rwanda. Mbere yuko dutangira iki kiganiro ariko reka maze nkubwire yuko n'ubundi turi kumwe n'abaterankunga bacu ndetse turi kumwe n'abafatanyabikorwa benshi bagiye batandukanye. Reka mbanze ngushishikarize Ambiance Bande, ni bande nziza cyane itarama mu bukwe ikizihirwa maze rero barakuririmbira bya nyabyo. Niba ufite hoteli nawe abakiriya bawe bakeneye ayo majwi meza y'urunyonyoza, bakeneye gakondo k'abanyarwanda, bakeneye indirimbo z'amahanga, bakeneye kwizihirwa nabo bishimanye nawe bishimiye iwawe. Murakagira Imana rero mubakeze dore hariya muri komenti harimo nimero zabo, ariko nanone niba mutari kuzibona neza napininzeho YouTube yabo Emihabe Inshuti mubasure cyane maze babizihire. Si ibyo gusa kandi turi kumwe na icyanzu.com, ni kampani nziza cyane icuruza ibikoresho bya electronique bishobora kugufasha kubona YouTube monetize. Bagufitiye microphone nziza cyane zishobora gutuma nawe wagira amajwi meza cyane nk'aya ngaya arimo kukugeraho. Bagufitiye kandi stand telefone ndetse na stand camera, amatara y'ubwoko bugiye butandukanye. Mubakeze mubasange hariya mu mujyi musi nyubako kwa Makuza maze babizihire. Kubageraho byoroshye ugire kuri MC Rubangukana bigwi maze wizihirwe. Ndaje ngo tuganire ku nka gakondo k'abanyarwanda umurage musekuru umunyarwanda. Muracyahabaye nizere ko mumeze neza. Ndaza guhera hambere ku myororo y'inyambo ariko ubundi ngo byakorwaga nande. Ubundi tuzi yuko inyambo cyangwa se ishyo ry'inka ryahabwaga umutahira kugira ngo aribwirize. Utise umutahira ni muntu ki? Umutahira nyine ni uwo munyacyubahiro wahabwaga iryo shyo kugira ngo aribwirize, ariko nanone akagira abandi bantu ayoboye babaga mu rwuri bashinzwe kwahira icyarire, bashinzwe kuragira, bashinzwe gukama. Ubundi umutahira yabaga ari umuyobozi. Uti rero imyororo y'inyambo yakorwaga ite? Uyu niwe wabikurikiranaga. Niwumva bavuze abashumba bo mu kirere ariko ubanza usobanukirwe ko ari abo bita abarenza amase. Abangaba nibo barenzaga amase. Umuntu uzakubwira ngo urumurenza amase rero n'uburi uzabyemere, ariko n'uburi umutahira uzaba umutahira koko. Reka dukomeze rero. Uti imyororo y'inyambo rero byagendaga biti? Imyororo y'inyambo rero bafataga imfizi y'inyambo ikabangurizwa ku nka y'inkuku. Bayibangurizaga ku nka y'inkuku maze bikabyara inka bita ibigarama. Ubwo iyo yabaga ari inka y'uburiza kuri ya nkuku babangurije ku nyambo bikabyara ibigarama. Maze rero ku nshuro ya kabiri bakagira gutya bakabanguriza inka z'ibigarama za nka zavutse bakazibanguriza
ku mfizi y'inyambo, nuko bikagira gutya bikiheta inka nziza cyane bita inkerakibumbiro. Izo nka zikaba nziza cyane koko, ariko nanone bakagira gutya bakazibanguriza ku mfizi y'inyambo, nanone zikagira gutya zikibaruka inka nziza cyane zikitwa imirizo. Izo nka zikaba nziza, ubona ko nanone zakagombye kuba zabaye inyambo, ubona zifite umubiri ujya kumera nk'uw'inyambo, ariko nanone ntizibe inyambo. Ariko bagira gutya nanone nazo bazibanguriza ku nyambo, zikabyara inka nziza cyane bita ingegene. Ingegene rero iyo yabaga ariyo nyambo yuzuye. Urumva ko rero byabaga byafashe inzira ndende cyane, ariko nanone hakaba indi nzira ngufiya ya hafi byashoboraga kumufasha kugira ngo abyaze cyangwa se avukishe inka y'inyambo, aho yafataga inyambo yuzuye akayibanguriza ku nkuku, ku kimasa cy'inkuku. Icyo gihe bikibaruka inyambo yuzuye cyane, ingegene nziza cyane, bitiriwe bimugora, maze akazimurika. Rero muti ubundi noneho kandi kugira ngo izo nka noneho zivuke ari nyinshi, bazibone ari nyinshi, byagendaga gute? Uti byagendaga gute? Bagiraga gutya rero bagafata za nyana nziza cyane, ubwo ni mu gihe cyo kuziha amazina, bakazishora mu mariba ahiye, maze zashoka ayo mazi zikagira icyo bita iyayumo cyangwa se ubushyuhe bwinshi mu mubiri. Izo nka zimiraga rimwe. Ubwo ni kuri rya tangiriro rya za nkuku babanguriza ku mfizi y'inyambo, naho ngaho zose bazijyanaga ku iriba rihiye, maze zikanyweraho, zikagira icyo bita icyokere mu mubiri, maze zikarindira rimwe, zikazabyarira rimwe. Izo nyana rero ari nazo kandi burya iyo ndayiburiza yavukaga ku ngegene, iyo zabaga ari nyinshi ni nazo zahabwaga amazina, bakaziha amazina yazo zikizihirwa, bagatumira umwisi. Umutahira rero niwe watumiraga umwisi, akaza akaziha amazina, maze rero zikizihirwa koko. Ndizera ko mwizihiwe nayo musiri ubangukana bigwi, dore mba narondogoye, ariko ni ukugira ngo twige. Abanyeshuri mujye muba hafi, biga mutaha mujye muba hirengeye, ari nako nongera kubararikira ikiganiro ibisakuzo ne musiri ubangukana bigwi. Ntabwo nshaka kuzongera kumva hari umunyeshuri watsinzwe ibisakuzo mu ishuri, watsinzwe Ikinyarwanda, wayoboye amazina y'inka. Ndaza kubibutsa ko kandi dufite ishuri ryihariye ryo kwigisha amazina y'inka, kuvuga inka. Ugahamagara Rwigema Nkubiri rwa Nkabura rubonana ingeri y'inyababugingo ya Rugogomera nkiko, ukamenya inkusi y'imihigo yo muzamuje z'amareri za bene Rukaka, ukamenya imirindi y'inziza iy'Imana yaremye mu nziza, imanzi ziyikwira ku mubiri. Iyo ngiba muzogeye zimutakara, izo ngabo zayiremyeho umugaba, zikamenya umugambi wo gutabara. Ni inyambo zanogeye amaso, urazireba ukaribagira, n'ibara ritatsemo urubera, ni umuheha utemba ku mubiri, ni inyanja yabyirukanye igitugu, ni irembo ryezemo amariza, kurya zakundiwe n'ikirere zigahora zizihiwe n'ikirezi zikazibukira ikimena cy'amazu. Iyo ni inka. Mujye mubahirengeye mumenye byinshi, mwizihirwe mukagira Imana mwe. Ndabashimiye rero, muhorane Imana mu Rwanda, ariko nanone mwibuka kudushyigikira, mukore like, mukore subscribe, mukore share ndetse na comment. Ibiganiro byacu bikomeze bibageraho ku gihe. Genda bakunda cyane ndiye musiri ubangukana bigwi. Murakagira Imana mudukeze mu misango yanyu, maze tuyikenke mure. Murakagira Imana.